bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Urugendo rurakomeje. Twasangiye iminsi mikuru ya Pasika, mu byishimo bya Pasika, mu mpano Yezu yagiye aduha mu gihe cya Pasika, mu minsi 50 yose. Hanyuma tugera kuri Pentekositi dusoza igihe cya Pasika. Nyuma yaho kuwa mbere ushize nibwo twongeye dusubukura igihe gisanzwe mu cyumweru cya 10 mu byumweru nyine bigize umwaka, mu byumweru bisanzwe bigize umwaka wa liturujia. None uyu munsi twakagombye kwizihiza icyumweru cya 11, ariko ntabwo twabikoze kubera ko iki cyumweru gihuriranye n'umunsi mukuru ukomeye w'ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu, kandi ikintu cyiza kinadutera ibyishimo kurushaho nuko uyu munsi ubimburiye ya minsi mikuru ikomeye twita iminsi mikuru ya Nyagasani yizihizwa mu gihe gisanzwe. Iyo rero hari umunsi mukuru nk'uyu wa Nyagasani, icyumweru tuvuge ko kiburizwamo, kuko hari amasomo agenewe uyu munsi, isomo rya mbere, isomo rya kabiri, Evanjiri, byose biba byateguwe kugira ngo umunsi nk'uyu nyine wizihizwe ku buryo nyine bukomeye kandi bugaragarira buri muntu wese. Ntabwo rero ari ukwibagirwa icyumweru, ahubwo ni uburyo nyine bwo guha agaciro iyo minsi mikuru ikomeye ya Nyagasani mu gihe gisanzwe. Kandi iyi minsi mikuru ikomeye ya Nyagasani iratwigisha ikintu cy'ingenzi kitubwira ko Nyagasani Yezu Kristo turagendana muri bwa buryo nahoze mbabwira amaze gusubira mu ijuru kuri Ascension. Mbabwira ko Yezu Kristo aba kumwe n'umuryango we, ni ku buryo nyine bwa roho, ariko ntabwo kuba ari ubwa roho ntabwo ari ukuvuga ko ari uburyo butubye, ahubwo ni uburyo nyine bukomeye. Yezu turagendana, kandi yaranabisezeranye, abisezeranya intumwa ze, natwe tuboneraho ko ari kumwe natwe ubu n'iteka ryose, kugeza nyine igihe isi izashirira. Ntabwo rero tuba turi kumwe wenyine, ahubwo na wa Roho Mutagatifu yatwoherereje ho impano, tuba turi kumwe, kandi agakomeza nyine akaduherekeza, akadutera imbaraga, akatwigisha, akatwibutsa ibyo Yezu yatubwiye, yigishije byose byanditswe mu Ivanjiri, akongera akanatwigisha n'ibindi bintu bishya. Murumva rero ko iyi minsi mikuru ikomeye itwibutsa ibyo bintu by'agaciro kandi bifitiye akamaro ubuzima bwacu bwa Gikristo. Ubutatu butagatifu rero, ese bavandimwe, umuntu yakura hehe amagambo yo gusobanura ubutatu butagatifu? Nta muntu wabishobora. Mutagatifu Agustino yaragerageje kumva ayo mahame y'ukwemera akoresheje ubwenge yari afite, ariko ntabwo byamushobokeye. Ni nabwo Imana yamugobotse imufasha kubyumva, abyumvira mu mutima wahinduwe no kwemera, umutima wahinduwe n'uburyo yari yongeye guhura na Yezu Kristo, atari bya nyirarureshwa nk'uko ababatijwe benshi bakunze kubigenza, ahubwo bahuye na Yezu Kristo bifashijwemo n'ingabire y'Imana, yongera nyine kumva uburyohe bwo guhura na Yezu Kristo ndetse no kumukorera igihe cyose. Nta muntu rero wabona amagambo yo gusobanura ubutatu butagatifu. Nahoze mbabwira Mutagatifu Agustino utarabishoboye, ariko yaje kubyumva nyine afashijwe n'ingabire y'Imana. Natwe rero uyu munsi aho kugira ngo tugerageze kumva n'ubwenge bwacu bugereranyije iriyobera rikomeye, ahubwo dufungura umutima ubutatu butagatifu bwinjiremo. Ariko ikintu cyongera kikadutera nyine imbaraga zikomeye, nuko Imana yacu ntabwo ari Imana nyamwigendaho,
ahubwo nk'uko twabyigishijwe kandi ukwemera kwacu kukongera kukabishimangira, imana yacu ni imana imwe mu bapersona batatu. Ibyo bikavuga iki rero? Bigashaka kutubwira yuko imana yacu nta na rimwe yashaka kuba nyamwigendaho, nta na rimwe igeze iba nyamwigendaho, kandi nta nubwo ikunda abantu ba nyamwigendaho, kuko ibyo dukora kugira ngo twerekane ubukristo bwose nta handi tubikomora atari kuri ubwo butatu butagatifu, imana yacu imwe yigaragaza nyine mu bapersona batatu. Ubwo rero dufite imana yaremye byose, twabibonye mu isomo rya mbere, ubuhanga, mu isomo gitabo cy'ubuhanga, ariko muri icyo gitabo cy'imigani, wa mugani, ntabwo ari ubwo buhanga nyine bavuga, ntabwo ari ubuhanga bwa bundi nyine twebwe tuba dufite mu mutwe, umwana runaka azi ubwenge, ahubwo ubwo buhanga bwahujwe na Yezu Kristu, la sagesse de Dieu, Yezu Kristu umwana w'Imana, kandi akaba ari nawe wari uri aho igihe Imana yaremaga nyine ibiriho byose, yaremaga isi n'ijuru ndetse n'ibihatuye byose. Yezu Kristu niwe utumenyesha Imana yaremye byose, birumvikana, iremwa byose muri jambo wayo wigize umuntu. Buri mu persona w'ubutatu butagatifu afite akazi ke. Imana ni umuremyi, birumvikana. Imana mwana yaraducunguye, yaraje araducungura, abana natwe, atumenyesha Imana. Ntibyanamugendekera neza cyane, biza kumuviramo gupfa, ariko yatsinze urupfu, arazuka, bityo araducungura. Hanyuma nk'uko yabisezeranyije abe, yohereza na Roho Mutagatifu kugira ngo nk'uko nahoze mbivuga, atwibutse ibyo Yezu Kristo yigishije ndetse anatwigishe bishya. Roho Mutagatifu rero umurimo we ni uwo kudutagatifuza igihe cyose, kudusanisha n'Imana igihe cyose, kuduha imbaraga kugira ngo igihe cyose tugaragare koko nk'abantu b'Imana. Ubutatu butagatifu rero ni abo bapersona batatu nyine twavuga, ariko bagize Imana imwe, birumvikana. Kugira ngo rero tuvuge ngo twebwe turi abakristo, nuko igihe cyose tushyira mu bikorwa, twera imbuto zigaragaza ubwo butatu butagatifu budutuyemo, kuko Yezu Kristo yabitubwiye no mu Ivanjiri ngo unkunda dataraza, hanyuma tugatura muri we igihe cyose nyine no muri Roho Mutagatifu. Murumva twebwe dutuwemo n'iryo banga rikomeye, n'iryo hame ryo kwemera rikomeye, umuntu adashobora gusobanura ngo yimareyo, ntibishoboka. Ahubwo twebwe icyo dukora ntabwo ari ugusobanura, ntihagire uwo mushaka gusobanurira ubutatu butagatifu, ahubwo mukora ibishoboka byose kugira ngo imbuto zigaragarira abantu, imbuto z'uko ubwo butatu butagatifu budutuyemo twese, kuko Yezu Kristu yafashe icyicaro muri twebwe, kandi icyo cyicaro gituma twongera tukagira ubuyanja, tukagira de fraîcheur, tukagira imbaraga nshyashya zituma tugenda kandi twera imbuto nyine z'ubutatu butagatifu. Murabona rero, ntabwo twajya mu gusobanura byinshi, ahubwo ikintu nshaka kugira ngo mbasabe kibe nk'incamake mwasigarana muri uyu munsi mukuru ukomeye, ni ibintu bitatu gusa. Imana yacu ni urukundo. Kenshi na kenshi tuvuga urukundo, ndetse ni nayo ngabire, ni nayo mpano shingiro y'umuryango wo kwa Padiri Mahurira Nuptialité, bivuga urukundo rwitanga, ariko ahantu hose urukundo ruravugwa, ugasanga byagumye ku munwa gusa. Urukundo rw'ubutatu butagatifu ni urukundo rugaragara,
nimba tuvuga urukundo ntabwo habaho abantu bigunze, abantu bari bonyine, abantu batagira kivurira kubera ko nyine babuze ubitaho. Urwo rukundo rw'ubutatu butagatifu twabuganijwemo turugaragarize bose, kuko ni nacyo Imana yacu yakoze, kuko yohereje umwana wayo izi bizamuho byose, ariko ntiyamugundira. Na Yezu Kristo ntiyagundira ikuzo yari afite, hanyuma kubera urwo rukundo araza araducungura. Murumva rero ubutatu butagatifu ni urukundo rusa, kandi urukundo rusa twahawemo impano. Murumva rero natwe dutuwemo n'urukundo rw'ubutatu butagatifu rugaragare, ruhashye inzangano, ruhashye amacakubiri, ashingiye ku bintu binyuranye, amoko n'ibindi byose. Urukundo rw'Imana rutavangura abavandimwe, urukundo rw'Imana rugaragarire bose, ntihagire uwigunga. Twese urwo rukundo rutugire bashya, rutugaragaze koko nk'abantu bahawe iyo ngabire y'ubutatu butagatifu, kandi batuwemo n'iryo hamwe ry'ukwemera kwa Kiliziya. Urukundo, ntihagire umuntu n'umwe wigunga, ntihagire umuntu wumva ko ari wenyine, ahubwo urwo rukundo rwera imbuto zigaragarira bose. Nitwera imbuto z'urukundo ntawe uzakenera kubaza ati ubutatu butagatifu ni iki? Oya, kuko azaba abona izo mbuto zera ku bakirisitu, zera ku bantu bihaye Imana, ku bantu nkatwe duhuriye muri uyu muryango wa Padiri Mawuri. Icya kabiri cyatuma tugaragaza ubutatu butagatifu ni impuhwe. Burya twebwe tugira amahirwe akomeye. Iyaba Imana yarebaga ibyaha byacu se ikabiha agaciro, ikabitindaho, ninde warokoka? Nta n'umwe. Imana rero aho twebwe tuba dukeneye, twakagombye guhabwa ibihano runaka, Imana yo iraza ikatugirira impuhwe, ikaturebana impuhwe. Kandi ibyo bintu rwose ni ibintu by'akataraboneka. Muvandimwe rero aho uri hose, nawe ushyire mu bikorwa iryo hangame ry'Imana, urebane impuhwe abavandimwe bawe, abo bumva wakagombye kwituraho rwose n'umujinya mwinshi. Wibuke ko Imana itabigukorera, nawe ubikorere mugenzi wawe, kuko ntabwo Imana igiye iduturaho umujinya. Oya, ahubwo mu mpuhwe zayo ihora idutegereje ko tuyigarukira, tukagaruka mu murongo mwiza dushakaho. Ariko kenshi na kenshi biratugora. Ni nayo mpamvu Roho Mutagatifu ari kugira ngo adufashe. Izo mpuhwe rero bavandimwe, impuhwe tugererana impuhwe abavandimwe, tubategereze, tubabarira nk'uko Imana itubabarira. Nibwo buryo tuzagaragariza abantu ko ubutatu butagatifu budutuyemo, kandi ibyo ngibyo bizarusha n'amagambo yose twakoresha dusobanura ubutatu butagatifu. Icya gatatu nuko nicyo nabuze ikinyarwanda nabivugamo, ni ibyo twita compassion. Imana patir ensemble, no kuvuga yuko igihe tubabaye Imana turababarana, ibiri kumwe natwe, kuko nta na rimwe idusiga twenyine. Iyo compassion rero ituma twumva abantu mu bibazo byabo, n'Imana iratwumva mu bibazo byacu kandi ikadufasha kugira ngo tubisohokemo. Muvandimwe rero, aho kugira ngo tugiye kuta igihe mu magambo runaka dusobanura iby'ubutatu butagatifu, reka twibande gusa kuri ibyo bintu bitatu. Turamutse tubyibanzeho, tukabizirikana, tukabigira ibyacu, bikatubera nk'imbaraga z'ubuzima bwacu, abantu bose bamenya nyine ko turi ubutatu butagatifu. Urukundo nyarukundo, urukundo rusa. Imana yacu ni urukundo rusa, yigaragariza mu bapersona batatu, turabizi. Kandi iyo Mana yacu itugirira impuhwe igihe cyose, aho twakagombye kubona ibihano, ahubwo yo itugirira impuhwe kandi ikadutegereza. Nuko na compassion rero, Imana tubabarana kandi ikatwereka yuko ibibazo byacu ishaka kudufasha kugira ngo tubisohokemo,
duhoremo, kuko igihe cyose duhorana ibitangaza by'Imana. Imana yacu turi hafi, kandi Imana yacu turi hafi igaragaza urukundo la communion, ubusabane. Natwe ubwo busabane buturange aho turi hose, haba mu byishimo, haba mu ngorane. Ubwo busabane dusangire byose na bose, kuko niwo murage Imana yaduhaye. Ya Mana muri Yezu Kristu yigaragaje ko ari Imana ishoboye, ari Imana imwe mu bapersona batatu: Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Maze rero uyu munsi mugende mugerageze musome ari amasomo, muyazirikane amasomo yo kuri iki cyumweru. Mu isomo rya mbere Zaburi yo kubuzirikana, isomo rya kabiri ryongeye kutubwira ngo nyabuna rwose murabizi, ntabwo ukwemera kwacu kudutenguha, oya da, ntabwo kwemera kwacu kudutenguha, kuko dufite n'urwo rukundo utatu butagatifu dutuyemo, urukundo rwabuganijwe muri mitima yacu na Roho Mutagatifu twahawe. Ibyo byose twongeye tubizirikane kandi bidutere akanyamuneza. Nimba hari ahantu watsitaye ukaba waguye, urebe ubone ku kuboko kw'Imana, ikiganza cy'Imana muri Yezu Kristu kikubwira ngo nyabuna haguruka twongere tugende, kuko Imana yacu urukundo rusa, ni Imana iduhora hafi igihe cyose, ni Imana idutuyemo. Tugerekeho n'ivanjiri nayo tuyisome, tuyisangire, aho kugira ngo dusangire amahomviko kuri za WhatsApp n'izi social media. Tushobora guhererekanya ijambo ry'Imana muri ayo masomo yose uko ari atatu, icyatugirira akamaro tukagihererekanya na mugenzi wacu. Mbona hari ibyo tumenyereye byo guhererekanya amashusho ntacyo bimaze, ahubwo duhererekanye ijambo ry'Imana. Icyanyubatse nkore ku buryo cyubaka mugenzi wanjye, ni nabwo nyine tuzaba abantu batuwemo n'ubutatu butagatifu, kandi tukabigaragariza buri muntu wese. Bavandimwe rero, dukomeze tugendane iki gihe gisanzwe, gikomeze kidutera ibyishimo. N'iyi misi mikuru ikomeye Nyagasani twizihiza mu gihe gisanzwe, yongere dutera akanyabugabo ko kuryoherwa n'ubukristo bwacu no kuryoherwa n'ukuntu nyine Imana yaduhamagaye muri uyu muryango wa Padiri Mawuri. Mukomere rero, dukomerane muri Yezu Kristu, twakire urukundo rw'Imana yacu, kuko twebwe dukomoka ku butatu butagatifu, twera imbuto z'ubutatu butagatifu mu buzima bwacu bwa buri munsi, imbuto z'urukundo, imbuto z'impuhwe n'imbuto za compassion. Dukomeze rero tugendane bavandimwe. Ivanjiri murayisanga mu ivanjiri uko yanditswe na Yohani ku mutwe wa 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku wa 15. Mukomere rero, muryoherwe, dukomeze dukundane. Ndabakunda murabizi, dukundane twese mu rugero nyine ubutatu butagatifu buduha, kandi dutuwemo nabwo ubu n'iteka ryose. Ushobora byose nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, kandi dukomeze turyoherwe n'aya mabanga y'Imana.